Hagati muri Afurika y'Iburasirazuba ku mipaka ihuza ibihugu bya Tanzania, Uganda na Kenya tuhasanga ikidendezi kigari cyane cy'amazi ku buryo bidashoboka kugeza n'amaso masa. Wagira ngo ni inyanja idafite aho igarukira. Iki ni ikiyaga cya Victoria, aricyo kinini kurusha ibindi byose muri Afurika ndetse akaba aricyo kinini mu biyaga byegereye umurongo wa koma y'isi. Hagwa imvura nyinshi kandi hakaranga ubushyuhe buri hejuru. Ariko ubunini bwa Victoria sicyo kintu cyahoze gitangaje kurusha ibindi kuri iki kiyaga. Hari igihe cyabayeho Victoria ari igicumbi cy'ibinyabuzima bidasanzwe kurusha ahandi hantu hose ku isi hari amazi atari ay'inyanja. Mu biganiro byabanje twakunze kuvuga uburyo uduce twitaruye dukunze kurangwa n'ibinyabuzima byihariye, ariko ahangaha ibiremwa by'amabengeza byari byibereye munsi y'amazi y'ikiyaga cya Victoria. Ku nkengero zacyo hari umudugudu utuwe n'abaturage kavukire bishimye. Iki kiyaga cyari ihuriro ry'ibiremwa by'agatangaza. Udufi twinshi twitwa cichlids, umuryango umwe w'amafi ubarirwamo amoko amagana. Mu kiyaga cya Victoria hari harimo amoko arenga 500 y'utwo dufi mu mabara yose ashoboka. Harimo tw'ubururu bubengerana, udusa n'icunga rihishije, utw'umuhondo waka n'ayandi mabara menshi avangavanze. Harimo amafi arisha ibyatsi byo mu nyanja, hakaba n'andi ashwanyaguza ibinyamunjongo. Hari n'izabaga zisumbuyeho ku buryo zirya utundi dufi dutoya, mu gihe utundi twatungwaga no gusukura amagaragamba y'amafi aturusha ubunini. Muri make twavuga ko icyo gihe mu kiyaga cya Victoria hari imikoranire y'ibinyabuzima iri ku murongo ku buryo nta na kimwe cyari cyiteguye kubangamira gukomeza kuhabarizwa kw'ikindi. Digadi, iyi ni Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Uyu mwihariko udasanzwe ku kuntu ibintu byose byari ku murongo mu kiyaga byatumye haba ahantu karemano heza cyane, hari ibidukikije utatinya kuvuga ko byasaga n'ibitagira inenge. Hari ingobyi ya Edeni iri munsi y'amazi. Inkuru yahinduye icyerekezo rwagati mu kinyejana cya 20 ubwo abantu bigiraga abanyabwenge maze bakavuga ko hari ikintu bakora kugira ngo Edeni barusheho kuyibyaza umusaruro. Bari bagiye gukora ikosa rikomeye cyane twagereranya no kurya igiti cyabujijwe, bakaba bari kuzaryicuza mu gihe cy'ibinyejana byari bigiye kuzakurikiraho. Ubwo ndavuga abuzukuru n'abuzukuruza babo. Intego yabo wumvaga ihuje n'ukuri kandi yoroshye kuyigeraho. Dukeneye ibyo kurya byinshi kuruta gushimisha amaso gusa. Hari hashize ibinyejana byinshi abarobyi baturiye ikiyaga cya Victoria batunzwe no kuroba umubare munini w'utwo dufi dutoya twa cichlids. Umusaruro wahoragaho ariko bakinubira ingano y'utwo dufi. Bati, guhora turya utuntu tunzinya gutya se nta kigenda cyatwo. Abayobozi nabo barebaga ukuntu icyo kiyaga ari kinini bakumva kitari kubabyarira umusaruro uhagije mu by'ubukungu, bakora inyigo bagasanga harimo ibihombo. Bakavuga bati, utu dufi tw'utunimfu rwose n'intungamubiri zatwo banza ari hafi ya ntazo. Umuti waje kuboneka. Bagombaga kuzana igifi kinini cy'umuvuduko uhambaye kandi kizi guhiga cyane ku buryo cyari kujya kirya ubwo bucichlids, ubundi kigakura byihuse ari nako cyororoka vuba, ubundi nabo bakaroba bagakatagura imihoro ifatika. Baravugaga bati, noneho aha twakwihaza tugasagurira n'amasoko. Abaturage amashyi ngo kaci. Batekereje ku bwoko bw'amafi atandukanye bazana, biza kurangira umukandida uhize abandi ari ubwoko bw'amafi yitwa Nile perch. Muri siyansi bayita Bets niloticus. Uku ni ko ifi yinjiye mu nkuru yacu kandi ikaba ititeguye gusohokamo. Ni ifi nini izi guhiga cyane, ifite inkomoko muri nyinshi mu nzuzi n'imigezi itemba yo muri Afurika. Ifi ishobora kugira uburebure bwa metero 1 na santimetero 80 n'uburemere bw'ibiro birenga 200. Icyo gihe ibihugu bya Uganda, Kenya na Tanzania byategekwaga munsi y'ubukoloni bw'Abongereza. Nibo batangije uwo mushinga bafatanyije n'amakompanyi y'uburobyi ndetse ashimagizwa n'ubutegetsi bwakurikiyeho nyuma y'ubwigenge.
Abahanga muri siyansi benshi barabyamaganye batanga imiburo ko bishobora kuzateza akaga, ariko amaherezo baraganzwa. Amafi make make ya Nile perch yatangiye guterwa mu kiyaga cya Victoria. Batekerezaga ko ayo mafi agiye kongera umusaruro w'uburobyi, naho ntibamenye ko ahubwo agiye kuwurya hafi kumara. Inyuma y'imyaka 10 ya mbere ayo mafi amaze guterwa muri icyo kiyaga, nta kibazo kigaragara cyari cyakavutse. Nile perch zabanje gukora imyiteguro ya ngombwa. Zabanje gukura, zirororoka, ubundi zitegereza impande n'impande ziza kuvumbura ikintu. Zari zarageze mu gace aho ibyo kurya byibunzaga, aho zafataga umuhigo zitiyushya kuya cyane. Cyclids zo mu kiyaga cya Victoria ntizari zarigeze zihigwa n'umuhigi w'umunyamaboko ku rwego rwa Nile perch. Zari zimenyereye guhiganwa n'ayandi mafi yo mu bwoko bumwe bwa cyclids atari manini, ariko ntizari zizi ko hashobora kubaho ikintu kinini bikabije ku buryo kimera udufi bunguri. Kuba zari zimenyereye ubuzima buzira ibibazo byari bigiye kuziteza ikibazo zitari ziteguye na gatoya. Aho niho intege nke zazo zari zishingiye. Byageze mu mwaka w'1980 perch zarabaye akangariro. Imibereho y'ibinyabuzima mu kiyaga yari yarahindutse vuba, ihinduka burundu kandi ihinduka mibi. Kwari ukwangirika gukomeye mu mateka y'ibinyabuzima muri iki gihe cyacu. Nile perch zaje ari nk'icyorezo cyagwiririye ikiyaga cya Victoria. Zaryaga ubwoko bumwe bw'amafi zigatsembaho, zigakurikizaho ubundi nabwo zikabutsembaho. Zari zifite ubusamba bwinshi. Udufi twiza tw'amabara twatungwaga no kurisha ibyatsi, n'utundi twatungwaga no kurya imyanda yo mu kiyaga ku buryo gihora gifite isuku, nitwo twahereweho turaribwa dushiraho twose. Byageze mu mwaka w'1990 byaramaze gukabije. Abashakashatsi bagereranyaga ko amoko ari hagati ya 200 na 300 ya cyclids yari yaramaze gucika burundu ku buryo tutazongera kuyabona. Ni ikintu giteye ubwoba kandi kibabaje. Ibi birenze gukuraho amoko y'amafi gusa, nko gufata igihangano cyiza cy'ubugeni cyahanzwe n'umuhanga kikaba kimaze ibinyejana byinshi kibitse neza mu nzu ndangamurage, ukagishwanyaguza warangiza ukagitwika. Ni ukurimbura gukomeye kwarimo kubera munsi y'imiraba. Ikiyaga cyaracecekeshejwe. Amabara abengerana ya cyclids yarazimiye, asimburwa n'amabara adashamaje y'ikijuju n'ikigina ya Nile perch. Ibinyabuzima byo muri Victoria byahoze bikorana nk'igice kigize imashini ikora neza, byari byaravuyeho ipiyesi ku ipiyesi. Icyo bari baragezeho mu kuzana ibifi bya Nile perch si ukongera umusaruro, ahubwo ni ukurimbagura ibinyabuzima karemano kavukire ko mu kiyaga cya Victoria. Ni imashini yari irimo gushwanyagurika. Uretse n'ibyo kandi, bidatinze abantu bari bagiye kugerwaho n'ingaruka ziremereye zibakoraho bo ubwabo. Ingaruka zari zigiye kuva munsi y'amazi zikajya ku nkombe no mu duce twose duturiye ikiyaga. Abaturage bari bamenyereye gutungwa na twa cyclids bumishaga bakoresheje kutwanika ku zuba gusa. Mu gihe twari tumaze gukendera, batangiye kwimenyereza gutungwa n'ibifi rutura bya Nile perch. Ibi byakuruye ikibazo gikomeye kubera ko ibi bifi bigira amavuta menshi, bityo kubyanika ku zuba bikaba bidahagije ngo byumuke kuko byangirika vuba nyuma yo kubiroba. Kandi kubera ubunini bwabyo, kubiroba bahita babirya ntibyari gushoboka. Ntibari banafite amafirigo ngo babikonjesherezemo bishobore kumara igihe bibitse. Ikintu cyashobokaga kugira ngo babashe gutunganya izo nyama no kuzibika ni ukuziranzika bakoresheje umwotsi. Gucana umuriro uhagije wo kuranzika amatoni ibihumbi y'amafi byasabaga inkwi nyinshi buri munsi. Ibi byaganishije mu gutema ibiti byari bikikije ikiyaga cya Victoria, byafataga ubutaka bikarwanya isuri, bigatanga igicucu, bikaba isoko y'umwuka mwiza kandi bikaba ubuturo bw'inyamaswa zinyuranye. Abaturage bo mu midugudu bahoze babanye amahoro n'ishyamba rya kimeza batangiye kurihanaguraho. Ibiti byaratsembwe mu kibaya gikikije ikiyaga. Iki cyari icyago gikomeye ku bidukikije muri rusange. Uko ibiti byashiragaho niko isuri yakukumbaga ubutaka, mbese nko kwa kundi byagenze kuri bya birwa twavuzeho byibasiwe n'icyorezo cy'ihene.
ubutaka burumbuka burimo imyunyungugu bwakunkumurwaga n'isuri bukisanga munsi y'amazi. Amazi yazagaho urubobi rwinshi bigatuma haza utunyabuzima twinshi twa bacteria tuza gucagagura urubobi rushaje. Bacteria muri ako kazi kazo zikoresha oxygene nyinshi cyane, bityo oxygene yo mu mazi ikaba nke cyane. Ibi byatumaga mu kiyaga ugenda usangamo uduce tuzwi nka dead zones, ahantu hatabarizwa ikinyabuzima na kimwe. Ndetse hari n'ubwo wasangaga amafi menshi ari kureremba hejuru y'amazi yapfuye kubera kubura oxygene. Ni nk'aho ikiyaga cyafatwaga mu ijosi kigahezwa umwuka. Kuko ibyago byibasiye amazi n'imisozi, amafi n'amashyamba bikahatikirira. Ushobora gutekereza ko nubwo ibintu byarimo bicika ku rwego rw'ibidukikije, wenda abarobyi bo barimo bayoragura ibifaranga. Mu mizo ya mbere koko niko byagenze, kuko Nile Perch zakijije abantu karahava. Inganda zitunganya amafi zarashinzwe, amatoni y'inyama yoherezwa hirya no hino ku migabane y'isi, maze amadolari si ukwisoka koko. Nyamara ibyo ryari nka ryaraharya akanya gato ritamara ipfa. Igihe umuhigo w'ibanze wa Perch ari Cyclades wari umaze kuba ingume, zatangiye kwiga umuco mubi wo kurya utwana twazo. Kubera ko Cyclades zarishaga urubobi bigatuma ikiyaga gihorana isuku zitari zigihari, imikoranire y'ibinyabuzima yarahindutse cyane. Kubera ko Perch zari zaramazeho ibyazitungaga by'ibanze, zatangiye gushakira amafunguro ahashoboka n'ahadashoboka, hakubiyemo no kuryana ubwazo, hari byo mu Kinyarwanda byitwa uburyoko, kuryana hagati y'ibihuje ubwoko. Gukomeza kwinjiza amafaranga aturuka mu burobyi byatangiye kuba ingorabahizi. Abarobyi barushagaho gushaka uburyo bakomeza gufata amafi menshi, bigatuma amato menshi atanguranwa gufata amafi ya Perch yagendaga agabanyuka ku kigero cyihuse. Abarobyi bahoze baroba amoko amagana y'amafi, ubu amaso bari bayahanze ku bwoko bumwe bwonyine, kandi nabwo bukaba bwari burimo kugana ku gushiraho. Uyu munsi byifashe bite? Hari icyizere kuko ibintu biragenda bisubira mu buryo gahoro gahoro. Guhera mu mwaka w'1999 ugakomeza mu kinyejana cya 21, leta ifatanyije n'abashakashatsi batangiye gutekereza icyakorwa kugira ngo harengerwe amafi meza gakondo yahoze ariyo nyine ikiyaga cya Victoria. Ariko ku rundi ruhande umusaruro w'amafi ya Nile Perch afasha mu iterambere ry'ubukungu akomeze kuboneka. Abashakashatsi babashije kubona ahantu hagiye hihishe mu mazi, aho basanze amoko agera kuri 12 y'udufi twa Cyclades twabashije kurokoka, kubera ko ibifi bya Nile Perch bitabashije gucengera muri ibyo bibuye n'ubuvumo bwo munsi y'amazi. Izo nkirira hato nizo zasigaye zo kubara inkuru mu moko arenga 300 yahoze muri iki kiyaga. Amoko 12 yonyine. Muri iki gihe hashyizweho amategeko akarishye agamije kurinda amoko y'inyamaswa zo muri Victoria, kurinda ubwihisho bwa Cyclades ndetse no kongera gusana ibidukikije byangijwe n'ingaruka zo gutema amashyamba. Ababishinzwe bari ku rugamba rwo kwerekana ko na nyuma yo kwangirika gukabije kw'ibidukikije, hari amahirwe yo kuba ibintu byasubira mu buryo abantu bose babigizemo uruhare. Ariko nyine wumve ko ari urugamba nyarugamba. Iyi nkuru y'amafi yo mu kiyaga cya Victoria ni umuburo ukomeye atari kuri Afurika gusa, ahubwo no ku isi yose. Igitekerezo cyo gushaka kwigira umunyabwenge, koroshya ibintu ukabihindura ubivana mu murongo wabyo karemano bijyana mu cyerekezo kiganisha ku nyungu zawe bwite, ni icyitonderwa. Iyo dusubije amaso inyuma tukareba ukuntu ihene zari hafi kurimbura ibirwa, ukuntu icyorezo cy'inkwavu cyashegeshe Australia, cyangwa akaga kakuruwe n'umuzano wa Nile Perch muri kiyaga cya Victoria, dukwiriye gukuramo isomo rimwe. Uburyo nature yubatse buri ku murongo. Iyo abantu bashatse kunyura inzira z'ubusamo bagashaka kwikorera ibintu uko babyumva mu nyungu z'ako kanya, amaherezo birazambagatana, ibihombo bikaba byinshi, haba kuri bo no ku bindi binyabuzima. Ishyano ryagwiririye ikiyaga cya Victoria ritwibutsa ko burya koko agaciro k'ikintu ukamenya kitagihari. Uganda,
Kenya na Tanzania ni ibihugu byinjiza akayabo k'amadovize buri mwaka bibikesha ubukerarugendo bukorerwa muri za pariki zabyo z'agatangaza zirimo inyamaswa zihuruza amahanga n'abahanga b'imihanda yose. Tekereza ko amoko magana y'amafi ya squids aba acyogoga hirya no hino mu kiyaga cya Victoria, maze abo bakerarugendo bakajya bahatinda bibira buburuka bihera ijisho ubwo bwiza. Noneho amadolari sinzi icyo bari kuyamaza, ariko nyine siko byagenze. Bibutse ibitereko basheshe, bakurikiye akaryoshye bagamije guhaza ibifu, amafi no kuzuza imifuka ibifaranga. Ibihombo byatewe n'ibi byemezo biragoye kubibarura. Niba nawe wakozwe ku mutima n'iyo nkuru y'ikiyaga cyahatewe kurya abana bacyo, gira icyo ubivugaho muri comments. Kanda kuri buto ya like kandi ukore subscribe kuri Inyamaswa TV maze witegure kumva inkuru zikurikiyeho. Video ikurikira kuri iyi playlist iradusubiza muri Australia, aho tureba ingaruka z'icyorezo cy'ibikeri cy'ibizanano. Hagati aho muri comments ndakwinginze nsubiza iki kibazo: ni irihe somo dushobora kwigira ku byabaye ku kiyaga cya Victoria? Duhure mu zindi video za Inyamaswa TV. Murakoze kureba.